Ubusobanuro bw'izina Rosette. Rosette ni izina ry'ikilatini ariko kandi rifitanye ihuriro rya hafi n'ururimi rw'igifaransa. Rosette ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba risobanura iroza nto cyangwa se ururabo rutoya. Rino zina Rosette ni izina rikunze kwiyambazwa cyane n'abakristo. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Rosette. Rosette ni umuntu uzi kwitegereza cyane kandi akavuga amagambo makeya. Rosette ni umuntu wanga akarengane kandi agakunda ukuri. Rosette akunze kuba ari umuntu utuje. Rosette ni umuntu utapfa kuyobya kubera yuko ni umuntu uzi kugenzura amarangamutima bityo akamenya aho ibintu bigana. Rosette ni umuntu ugira atansiyo cyangwa se akamenya kwita ku bintu cyane. Rosette ni umuntu uzi kwihangana. Rosette ni umuntu ukunze kwisanzura muri sosiyete yose agiyemo. Rosette ni umuntu ukunze kwiyoroshya kandi Rosette ni umuntu uzi guhanga udushya ndetse agakunda n'imirimo y'ubuhanzi. Rosette ni umuntu uzi gushyira mu gaciro. Rosette ni umuntu ushakaho ubufasha maze akagufasha. Gusa ariko Rosette ni umuntu ugira amarangamutima menshi cyangwa se uri sensitive. Niyo mpamvu Rosette ushobora kumwitiranya nk'umuntu ugira amahane bitewe n'uko yanga umuntu umunenga. Inama nziza rero kuri Rosette ni uko yakwemera kujya akosorwa aho atakoze neza, akemera guca bugufi kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Rosette kandi ni umuntu ugira amarangamutima menshi mu rukundo kandi agakunda n'ibintu by'ubwiza. Rino zina Rosette ni izina rikunze gukoreshwa cyane mu bihugu bikoresha igifaransa. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Rosette harimo Rosette Andayi, uyamenyekanye cyane kubera umuziki. Hari kandi Rosette Nshwana, uyamenyekanye cyane kubera kwigaragaza yambaye imyambaro igiye itandukanye nk'umumodoka. Rero niba witwa Rosette uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Rosette, reka nkwifurize kugubwa neza. Reka nkubwire ko gukora subscribe hano ari ikintu cyadushimisha cyane. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.